mu mazu y'abantu bakunze gutembera mu bihugu by'abazungu cyangwa mu mazu y'abantu wenda wavuga ko bafite amikoro menshi cyangwa bajijutse bitewe n'aho bari, dukunze gusanga hari ibitambaro n'imbaho nini ziriho amashusho y'ubugeni, hamwe ukayabona ukabasha kumenya icyo asobanuye, ahandi ukayabona ukitegereza umwanya munini ariko ntubashe kumenya icyo asobanuye. NKUNZURWANDA Jean Marie Vianey ni umwe mu banyarwanda bake bafite impano yo gukora amashusho y'ubugeni bakoresheje amaboko yabo. Mu gihe abandi batari bake muri iyi minsi bagerageza gukora amashusho nk'aya, bayakora bifashishije porogaramu za mudasobwa kuko kuyakoresha intoki bigora. NKUNZURWANDA Jean Marie Vianey aratubwira byinshi bijyanye n'aya mashusho y'ubugeni. Komera umunyabugeni. Mukomere cyane. Tugusanze mu kazi. Umeze neza ariko? Umeze neza nta kibazo. Aya mashusho y'ubugeni abantu benshi bajya bakunda kuyibazaho. Urabona ni amashusho akoranye ubuhanga, ariko iyo umuntu ayitegereje hamwe urareba ukabona ni ibintu udashobora guhita upfa gusobanukirwa ibyo ari byo, ariko ukabona hari nk'abantu babikunda bamwe na bamwe. Nkibaza ubona abantu bakunda aya mashusho y'ubugeni ari nabo bakiriya bawe, ni abantu baba bameze gute? Murakoze. Iyo urebye ahanini ni hafi ya bose barabikunda, ariko mu buryo bwo kubiha valeri cyangwa se agaciro kabyo, navuga wenda nk'abantu babiri, abanyamahanga n'abiwacu mu Rwanda ntabwo babyumva kimwe ku ruhande rwa finance cyangwa se ku rwerekeranye n'amafaranga. Abanyarwanda benshi ntabwo babiha agaciro nk'abanyamahanga. Ntekereza hanini ko ari ukubera kutabisobanukirwa ndetse no kumenya agaciro kabyo, kuko ahanini iyo urebye neza ubona ko ikintu gikozwe n'intoki abenshi mu rurimi rw'amahanga bita crafts, handcrafts, ni ibintu ahanini tutari twabona ko twagakwiye kubiha agaciro, kuko aba ari ikintu kiba cyagutwaye umwanya kikanakuvuna, hanyuma ukaba wagiha valeri ugendeye kuri ibyo ngibyo. Ubu ushobora gushushanya ishusho y'umuntu uwo ari we wese umurebye gutya atari ifoto ye, warangiza ukayihereza amabara ukamushushanya neza ukuntu ameze? Icyo kibazo ni cyiza cyane. Buriya muri art habamo niba mu rurimi rw'amahanga bavuga styles, techniques, cyangwa se uburyo bwinshi butandukanye bwo gushushanya. Ibyo uvuze nabikora pe, ariko hari uburyo bwinshi bwo gushushanya. Ari naho nahera mvuga nti hari ugushushanya ibintu bijimije, hari ugushushanya ibintu bigaragara, hari no gushushanya ibintu biri kw'ibyo mvuze, ku buryo hari ikintu ushobora kubona wegereye, hari n'ikintu ushobora kubona uri kure. Ni ukuvuga ngo ibyo nshobora kugushushanya ukaza uko umeze pe, ariko ntabwo ariyo tekinike ngewe nisanzemo. Iyo wisanzemo n'aya mashusho nyine ubona ameze nk'aho mu by'ukuri nk'ariya, hari nk'aho ubona nk'igishushanyo ukabona ni nk'umuntu umeze nk'aho ari mu mahwa, ariko warana ukabona nta mutwe afite, ukabona nk'umuntu ujya mbibona no mu mazu y'abantu basobanutse bajijutse cyane. Mu by'ukuri uradusobanura kuki nyine bakunda amashusho ameze gutya? Abantu bagira uburyo banyurwa n'ibintu bitandukanye, kuko icyanyura ntabwo ari cyo cyakunyura. Hariho umuntu wenda nk'urugero ukunda amashusho atarimo amakureri apika, hari n'ukunda amakureri ajimije, hari n'ukunda ikintu abanje gusesengura, hari n'ukunda ikintu kimeze nk'ifoto. Ugasanga rero muri rya soko iyo dushushanya tugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo buri muntu wese yibonemo. Ari ukunda ibintu bijimije, ari ukunda ibintu bita bigaragara, nko kuvuze ngo umuntu yikoreye agaseke, wikoreye imbuto, kugira ngo yaba ari wa muntu ukunda uburyo bugiye butandukanye nawe yibonemo. None se ubona kugira ngo ukore nk'ishusho rimwe bigutwara igihe kingana gute? Tuvuge bya byose urumva n'amashusho abatandukanye, ariko dufatiye ku ishusho igutwara igihe kirekire n'igutwara igihe gito. Ubwo igutwara igihe gito aba ari igihe kingana gute, n'igutwara igihe kinini kiba kingana gute?
murakoze. Intwara igihe gitoya nibura ishobora kuntwara umunsi. Intwara igihe ishobora kuntwara icyumweru kuzamura. urimo leta nk'iyo ngiyo ishobora gutwara igihe kingana n'icyumweru kuzamura, iba ari ishusho yo mu buhe bwoko? Cyane cyane ni ishusho yo mu bwoko ariyo navuze mbere, ishusho ijimije cyangwa se ishusho utahita usobanukirwa. Rimwe na rimwe bisaba ko ngiye ubwanjye nyir'ubwite nagusobanurira. Ni ukuvuga ngo hari ikintu ukora wowe kikaba ari ikintu umuntu uwo ari wese adashobora kureba ngo amenye, nk'ukuntu ushobora gusanga nka tablo isizeho gusa amarangi asa nkaho ari nk'imirongo imanutse y'amarangi atandukanye, ubwo ibyo bikaba bisobanuye ikintu cyane rwose. Dore nk'urugero rw'ikintu kimwe kizimije waba warashushanyije ku buryo nta wundi muntu wapfa kugisobanura. Hari nka tablo mfite hano, sinzi niba nayibereka. Yizane nta kibazo. Mwarimu mbajije muti ese niye tablo nigeze gukora bikaba ngombwa ko nyir'ubwite ayibasobanurira. Ari we ngewe. Mu by'ukuri hano hari tablo nakoze muri kuyireba. Uko muyibona ntago mwahita muyisobanukirwa. Ni nkuko wenda si nk'umwana mu by'ukuri, ariko ni nkuko gusa wasiga amarangi gusa muri rusange. Yego, ariko mu by'ukuri ntago ari ugupfa gusiga. Nkuko mubibona iyi ni tablo nakoze, ariko ntago mwahita muyisobanukirwa. Ibi ni ibikoresho rero nifashishije ndimo ndayishushanya. Nagerageje uko ikishaka gusobanura bwa mbere na mbere ni mu rurimi rw'amahanga tuyita iyi ni landscape. Iyo bavuze landscape ni ukuvuga ngo ni ibifite impande enye zitangana, ebyiri zingana n'izindi ebyiri nazo zingana ariko zidahuje mezire. Niyo mpamvu tuyita landscape. Landscape akenshi photography cyangwa se abafata amafoto akenshi bakunze gufata landscape bibanda mu manatire cyangwa se mu bibaya, imisozi, ikirere, amazi. Aha rero nkuko mubireba, iki gikoresho nakoresheje ari igikoresha ushaka kuzimiza nk'ibyatsi. Aha ni ibyatsi, noneho aha hari mu cyerekezo cy'izuba cyangwa se abenshi bita sunset. Sunset ni ukuvuga ngo ni igihe akazuba bakundaga kwita kera mu Kinyarwanda ka nimugoroba, niba barakitaga kibera inka. Ka kibera inka rero iki ni icyerekezo cy'izuba, hanyuma noneho hariho ama lights yayo amanuka hasi, ariyo amirasire yayo ariyo yamanukaga hano hasi, aherekeye hasi kuri floor hasi mu byatsi. Noneho iriya pariti yo hirya mubona ijimije ni mu gice cyerekeranye n'ibiti. Hari uburyo tubikora bijimije ku buryo utapfa kuhita ubibona, ariko mo indani muri kubonamo ibara ry'icyatsi, ari bambe plutôt ibara ry'ubururu ariryo ryerekana ikirere, ariko kihishishijwe n'ibiti n'ibihuru. Hanyuma ibi ni ibiti nanone bihishe kuri rya zuba rya kibera inka, ariko riri gutanga imirasire hasi ku ntuza. Hano nanone naherekera umucyo w'inzira yo hakurya ku misozi. Hano izi strokes ni ukuvuga ngo hari uburyo ukoresha mu buryo bwo kugira ngo ugaragaze ko hari ikimera, ariko udakoresheje uburoso cyangwa se n'ikindi gikoresho, ahubwo ugakoresha mu buryo nakwita bw'amahanga strokes. Ari ibi bikoresho nkoresha mu buryo bwo kugira ngo nzimize igihangano cyanjye, igihe nzaba ndi kugisobanura ngisobanura umuntu utacyumva. Hanyuma rero ibindi ni uburyo dushyiramo amaefe cyangwa se uburyo ishobora kugaragara neza ikaryoha, noneho igatuma twebwe iyo dushushanya tunatekereza n'ahantu izaba ijya, uko izaba igaragara n'ukuntu izaba iryoshye. Muri ubu bugeni bwe igitangaje ni uko ibishushanyo by'amashusho ubona ntupfe kumenya icyo asobanuye ari ahenda cyane ugereranije n'ibishushanyo akora by'abantu. Ubu kugira ngo nk'ibishushanyo bihenze cyane, ukurikije wenda tuvuge nk'igishushanyo ukora ari ifoto y'umuntu,
umuntu akubwira ati ndashaka ko nkorera nk'ifoto yanjye uburyo uyishushanyishije intoki zawe, hakaba na bino bihangano bishimije gutyo cyangwa se ibindi bivanze harimo uburyo kimera nkaho umuntu yakira agahita amenya icyo ari cyo, ariko hakaba harimo no kuba kijimije. Ibihenda cyane ni ibihe? Ni ukuvuga ngo ibikunze guhenda ntibidakunze kwita bigaragara ko kandi nk'iki ngiki watwerekaga, nk'iki ngiki iki cyo rwose gishobora kuruta nk'ingi nshaka kuyigurisha nibura ku mafaranga 400 500 y'amadolari, 400 na 500 y'amadolari. Noneho nk'ifoto y'umuntu se washushanyije yo iba ari nkangahe, ariko ubwo ntekereza ko bifite naho bihurira wenda n'ingano yayo. Yego, nk'ingiyi nk'icyo giciro mvuze ni igiciro giciriritse, kuko hari naho nshobora kuyigurisha amafaranga arenze ayo ngayo bitewe n'umuntu yisobanukiwe nuza agaciro kayo. Hari n'uwo ushobora kuyihera hasi y'ayo ngayo bitewe n'uko yayikunze, ariko hari benshi baba batayisobanukiwe batazivarira agaciro kayo, ukaba bayibahera 400 nk'ayo ngayo nkubwiye, kimwe nabo bashobora kuyigura 600. Hanyuma ku cyerekeranye no kuba ku muntu ushobora kuba yakoresha ifoto bijyana n'ingano yifuza. Hari wenda nk'urugero ushobora kuba yavuga ati ndashaka nkorera ifoto ya 50 cm 50 kuri 50 hejuru kuzamura ndetse n'inini. Icyo ni igihe ushobora akenshi ziba ziri muri range ya 300 400 250 ibihumbi magana. Yego, ni ukuvuga ngo ifoto ifite santimetero 50 z'ubutambike na santimetero 50 z'ubuhagarike kugira ngo uyikorere umuntu irangire ariwo yishushanyirije uyishyiremo n'amabara, iba ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 400. ni ukuvuga ngo izo ni ziri hejuru ho gatoya, ariko izi y'ibihumbi 200 300 ubwo no guhera kuri 50 cm 50 cm kuri 50 no kuzamura. Okay. Mbere yo gutangira gushushanya arabanza akarema igitekerezo cy'ikintu ashaka gushushanya mu mutwe we, akagishushanya ku rupapuro, hanyuma akaza gushushanya ikindi bundi bushya kuri za tabla aba ari bugurishe ari cyo agendeyeho. Nk'uko mubireba hano hari tripod. Iyi tripod ni igikoresho twifashisha turambikaho cadre cyangwa se table iyo tugiye gushushanya. Nk'uko mubireba iyi ni cadre ikozwe mu biti, iyi ni canvas aho mba nafungishije iyi stapler niyo ifunga ino canvas. Ku bantu batazi iyo barimo barafunga ino canvas barayistretchinga bakayikurura kugira ngo kuyikurura kuyirega kugira ngo uze kubona ahantu uza gushushanyiriza hameze neza. Iyi rero ni umwenda wawo wabigenewe. Iyo umaze kufunga hari icyo bita gusiga irangi kugira ngo utegure ahantu uba ugiye gushushanya. Hanyuma iyo urangije rero aka gakoresho twifashisha niko tuyishyiraho igihe tuba tugiye gutangira gushushanya. Ubu rero nk'uko mubireba tugiye gutangira igikorwa cyacu cyo gushushanya, aho turi bubanze guhera gushaka igitekerezo runaka tugiye gushushanya hano kuri taburo nk'uko muyibona. Hano ngiye gufata iyi ni sketchbook niyo nshushanyamo, hanyuma ngiye gutekereza nyine ikintu nshobora kuba nashushanya. Akenshi bamwe hari abahita bagitekereza mu mutwe bakahita bagikora, hari n'abanza gushushanya kukunoza, ariko akenshi ngewe nuko gusa ngira ngo nerekana uburyo etape par etape babikoramo, ariko akenshi ngewe idea iraza nkahita nyishyiraho. Hanyuma
uko njye mbikora rero ndeba shape ya plane cyangwa se tableau, uko ndeba tableau yanjye uko imeze, cadre yanjye, hanyuma nayo ni bimwe mu bimfasha kugira igitekerezo ndi bushushanyaho. Nkuko ndi kubibona, wenda ngiye ntekereje idea, igitekerezo cyo gushushanya ikirere, nkashushanya abantu, nkashushanya imisozi, nkaba nashushanya inyoni. Ibyo byose rero nshobora kuza kugira ikintu kimwe nkuramo, gishobora kuza kuba kigaragara neza. Ndumva mwakurikira. Nkuko mubireba, aha niho narindi gutegura tableau, ngerageza kugira ngo bitewe n'igitekerezo nari mfite, natangiye nkoresha amarangi mureba, icyatsi, ubururu, umuhondo, umutuku. Hari uburyo yavanga ukagenda ubona andi mabara ushaka bitewe n'igitekerezo wagize ushaka gushushanya. Aha rero nkuko mubireba, hano ni igice cyo hejuru, aho nagerageje kugaragaza ikirere. Mfata umweru, nkavanga n'ubururu, nkavanga n'umutuku, nkavanga n'umuhondo, bikabyara ubundi buryohe bw'ikirere nge nifuza mu gitekerezo cyanjye ko bishobora kuzigaragara kandi iryoshye. Hanyuma uko mubireba hasi uko ugenda imanuka mu kirere, tumanuka niho tugenda dusatira noneho akazuba. Nashatse gushyiramo akazuba. Aha niho narindi gukoresha umuhondo, umutuku, umukara, ubururu, icyatsi, umweru, ari byo bya ndangije. Ubu ikigiye gukurikiraho mu gushushanya, aho ngiye gukoresha umukara, ariko hagati aho tekinike ndiho ndakoresha cyangwa se style ndi gukoresha ni semi abstract. Semi abstract ni ukuvuga ngo ni tekinike irimo kuzimiza, noneho hakabonekamo kuzimiza ibindi bigaragara n'ibitagaragara.
nk'uko mubireba nashushanyije umuco wa kera, aho muri kureba umubyeyi uhetse umwana yikoreye igitebo kirimo imbuto yari avuye gusarura mu murima. Muri kubona nyine yari ari guturuka ava mu murima ataha. Iki ni igiti cyari kiri imbere y'aho atuye. Iyi ni inzu ya kinyarwanda ya kera. Izi ni inka yoroye hakurya mu misozi. Iki ni igitekerezo rero nashatse cyanjemo, ariko ngerageza kugihuza n'amabara nakoresheje ndetse n'ibi biti ari ibi biri hakurya, ari n'iki cyegereye imuhira aho yari atashye avuye gusarura imbuto. aho ngaho no kuvuga ngo ni igishushanyo ariko kigaragara nyine n'igishushanyo, ni ukuvuga ngo ariko hari abashobora kwibaza se kuki abantu ari umukara ibiti ari umukara, hanyuma inyuma ukaba ushobora kubona nanone. ntabwo navuga ko ari igishushanyo kigaragara 100%, kuko ntabwo ibintu mbyerekana nanone 100%, nk'uko ushobora kuvuga ngo ikirere kiragaragara 100%, umuntu aragaragara 100%. ni nka kwa kundi ushobora kubona igicucu cy'umuntu ukabona ntubone umunwa, ntubone cyangwa se isura, ubone uruhu nk'uko urubona. Iyi tekinike rero nakoresheje ni tekinike bita silhouette, arimo ivanze niyo bita abstract, niyo bita realisme. ni ukuvuga ngo ni ibintu bigaragara ibindi bitagaragara. Murakoze cyane kuko ubumenyi busangije. Murakoze nawe. NKUNZURWANDA Jean Marie gukora amashusho y'ubugeni yabitangiye akiri umwana muto, gusa ariko nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye ajya no gutyaza ubumenyi muri byo muri kaminuza ya KIST muri rimwe mu mashami ya architecture yitwa creative design. Uyu mugabo rero ufite ubuhanga bwo gukora amashusho y'ubugeni, birashoboka ko wazamukenera ushaka umutako wo gushyira mu nzu yawe cyangwa wo gutangamo impano. Ubusanzwe akorera mu mujyi wa Kigali, ariko uramutse uri hanze ya Kigali cyangwa se uri hanze y'u Rwanda ukaba ushaka amashusho y'ubugeni nk'aya, yabasha kubigufashamo uhamagaye kuri 0785 32 66 04. Iyi nimero kandi ni nayo akoresha kuri WhatsApp. Ababyeyi kandi bafite abana bifuza kwiga uyu mwuga, uyu munyabugeni ashobora kubibafashamo mu buryo buboroheye. Aha ni kuri Mwarimu Show, urubuga rubereyeho gutanga inyigisho ku bintu bitandukanye. Nawe ushobora kuba uri umwe mu bafite inyigisho zafasha abantu ushaka kumurika. Waduhamagara kuri 0783 07 54 34 tukagufasha kuzisangiza abandi. Wakora subscribe niba utarayikora kugira ngo uzajye uza mu bambere mu kubona inyigisho n'amakuru yose dushyira kuri Mwarimu Show. Murakoze.